tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe, uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana nakubwiye uko Abisirayeli bageze i Yerusalemu bagatangira kubaka urusengero rwari rwarasenyutse ariko umwanzi akitambika. Mbese koko uru rusengero rw'Uwiteka rwaba rwarubatswe? Nibyo rwose, nubwo umwanzi yari yitambitse ntibyabujije Abisirayeli kubaka uru rusengero kandi bongera kurwegurira Imana. Reka dufate akaruhuko gato ubundi ngaruke nkubwira byinshi kuri iyi nkuru. Imana iguha umugisha kugera aho utangara. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera. Imana yacu icyubahiro. Twabonye ko abanzi bahagarikije ibikorwa byo kubaka urusengero. Bandikiye umwami Aritazeruzi barega ibinyoma Abayuda b'i Yerusalemu. Babeshyuye umwami ko Yerusalemu iriho yiyubaka kugira ngo izamwigomekeho. Nuko umwami ajya mu byanditswe bivuga ku mateka y'Abayuda, abona ko Abayuda bigeze kwigomeka ku butegetsi igihe kimwe. Amateka y'ubwami bw'amajyepfo yerekana ko ubu bwami bw'Abayuda bwigeze kwigomeka inshuro zigera kuri 3 zose. Nuko ku iherezo Nebukadinezari arimbura ubu bwami n'umurwa Yerusalemu arawusenya. Nyamara uyu mwami Aritazeruzi ntabwo yigeze ashishoza neza kuri iki kirego cy'abanzi b'Abayuda. Nubwo yasanze koko Abayuda barigometse inshuro nyinshi ku bwami bw'ababategekaga kera, ntabwo kuri iyi nshuro bari bafite umugambi wo kwigomeka kuri uyu mwami Aritazeruzi. Ahubwo umugambi bari bafite wari wo kubaka urusengero gusa no gusana umurwa Yerusalemu. Iki gihe Abayuda baciwe intege cyane, ntabwo bahagarikije kubaka urusengero gusa, ahubwo habuze gato ngo bave muri uwo mugambi wo kubaka urusengero burundu, kuko batekerezaga ko aricyo cyaba igisubizo gikwiriye kuri iki kibazo bari bahuye nacyo. Hari abantu benshi batekereza ko bahinduye aho batuye bakimuka ngo aribyo bishobora gukemura ibibazo bafite. Nyamara ibyo ntabwo bihora ari ukuri buri gihe. Ntabwo ushobora guhunga ibibazo ufite inshuti yanjye. Kuri iyi nshuro rero Abayuda ntabwo bigeze bahunga ibibazo byabo. Imana yahagurukije abahanuzi harimo Hagayi na Zekariya. Mu by'ukuri ibitabo bya Hagayi, Zekariya, Daniyeli na Esiteri byigirwa hamwe n'igitabo cya Ezira na Nehemiya kuko biri mu gihe kimwe, kandi kubyigira hamwe nibyo byiza cyane. Fata Bibiliya yawe rero dusomere hamwe muri Ezira igice cya 5 ku murongo wa 1. Bibiliya iravuga ngo nuko abahanuzi Hagayi na Zekariya mwene Ido bahanurira Abayuda bari i Buyuda ni Yerusalemu. Babahanuriraga mu izina ry'Imana ya Isirayeli. Aba bahanuzi babiri bahamagawe n'Imana kugira ngo batere intege Abayuda bongere bubaka urusengero. Bari bazi neza ko umwami Kuro w'Umuperesi yari yabandikiye urwandiko abaha uburenganzira bwo kubaka Yerusalemu, kandi bari bazi neza ko byari mu bushake bw'Imana ndetse ko cyari n'igihe cy'Imana ngo bubake umurwa Yerusalemu. Hagayi yise Abayuda ko ari intumwa z'Uwiteka. Abahanuzi babiri bari batandukanye. Icyo bari bahuriyeho ni kimwe cyonyine, nuko bari abahanuzi b'Imana. Hagayi yari ameze nk'ushinze ibirenge bye ku butaka. Yari umugabo ushinze hasi utanyeganyega.
yari umuntu ushobora kubwira ikibazo ukumva uraruhutse. Yari umugabo ukunda ibikorwa, yitwazaga igipimo kugira ngo apime buri kintu cyose cyubatse ku rusengero, kandi buri kimwe cyose cyagombaga kuba cyubatswe neza, gikomeye ndetse cyifitemo uburinzi buhagije. Uko niko Hagayi yari ameze. Yari umugabo ukeneye ko habaho impinduka zifatika mu gihugu cye. Ubutumwa bwe bwinjiraga ibwina mu mitima y'ababwumvaga. Ntabwo yari azwi cyane kuko n'uyu munsi ari bake bamuzi. Zekariya nawe yari atandukanye cyane na Hagayi. Yari ameze nk'umuntu ushinze umutwe we mu kirere. Yari afite inzozi n'ubutumwa budasanzwe. Yakoraga ku marangamutima y'abantu, yavugaga amagambo abakora ku mitima. Aba bagabo bombi, Hagayi na Zekariya, bavugaga cyane ku ndangagaciro za Isirayeli, kandi amagambo yabo akagera mu mitima y'Abisirayeli. Kubigaragara, Hagayi yafatwaga nk'umuyobozi, ariko bombi na Zekariya bateye intege Abisirayeli kugira ngo bakomeze kubaka urusengero rw'Imana. Byari kuba byiza muri kano kanya gusoma igitabo cya Hagayi na Zekariya, ariko reka twikomereze muri Ezira igice cya 5, dusomere hamwe ku murongo wa 2 n'uwa 3. Aravuga ngo, bukeye Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli ahagurukana na Yeshuwa mwene Yosadaki, batangira kubaka inzu y'Imana iri Yerusalemu, bari kumwe n'abahanuzi b'Imana babafashaga. Muri iyo minsi haza Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi, na Shetaribozenayi na bagenzi babo. Baza aho bari barabaza bati, ninde wabahaye itegeko ngo mwubake iyi nzu, ngo mwuzuze n'iyi nkiki? Igihe Abayuda bongeraga kubaka, abanzi babo barabyumvise. Batubwiye ko Tatenayi yari igisonga cy'umwami, akaba yarakoreraga i Samariya. Uyu Tatenayi akaba ari n'umuperesi. Naho Shetaribozenayi nawe birumvikana ko yari umwe mu bayobozi bakuru. Aba rero baraje bashaka kongera guca intege abubatsi b'Abayuda. Baravuga ngo, mbese ninde wabahaye iki gitekerezo? Mwari mukwiriye guhagarika kubaka. Igisubizo Abayuda babahaye ntabwo cyanyuze abanzi babo mu by'ukuri. Mu gutangira neza iyi nkuru, tuzi ko Tatenayi n'abantu be bari abanzi b'Abayuda, bari abantu b'isi, kandi Abayuda nabo ntabwo bari guta umwanya wabo basubiza abanzi babo. Mbese hari aho wasomye herekana ko Abayuda bavuze ngo ni Imana yababwiye kubaka? Nyamara burya ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa bamwubaha, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 25 ku murongo wa 14. Kandi nanone mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 ku murongo wa 14, Bibiliya avuga ngo umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we. Abayuda rero basubije abanzi babo ibihwanye n'ubupfapfa bwabo, nk'uko byanditswe mu Migani igice cya 26 ku murongo wa 4. Abayuda mu gusubiza abanzi babo bababajije ikibazo. Reka dusome muri Ezira igice cya 5 ku murongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo, kandi barababaza bati, abagabo bubaka iyi nzu bitwa bande? Mu yandi magambo, ni nk'abo bavuze ngo, ntabwo tubona amazina yanyu ku rutonde baduhaye. Iyo amazina yanyu agaragara ku rutonde dufite, mwari kuba mu itsinda ry'abashinzwe gukurikirana iyubakwa ry'uru rusengero, kandi icyo gihe rwose twari kwishimira kubasubiza. Ariko kuko amazina yanyu atari kuri urwo rutonde, ntabwo tubasubiza. Ku giti cyanjye numva icyo ari igisubizo cyiza Abayuda bahaye abo bagabo, kandi bwari uburyo bwiza bwo kuvuga ngo ntabwo ibyo turi gukora bibareba, nta n'uburenganzira mufite bwo kugira icyo mutubaza. Mu by'ukuri igisubizo cy'abubatsi cyari kubashora mu kaga gakomeye, ariko ndagira ngo wumve uko byagenze. Muri Ezira igice cya 5 ku murongo wa 5 haravuga ngo, ariko amaso y'Imana yabo aba ku batware b'Abayuda ntibabuza kubaka, mu gihe batumye kuri Dariyo, kugeza ubwo igisubizo cyaje mu rwandiko rw'ibyo. Inshuti yanjye, icy'ingenzi ni uko wisunga Imana, kuko ariyo yonyine ihoza amaso ku bayo. Kubigaragara, abanzi b'Abayuda bandikiye umwami urwandiko, ariko hashira igihe kingana hafi imyaka 7 batarasubizwa. Muri icyo gihe hari ku ngoma ya Dariyo. Muri Ezira igice cya 5 ku murongo wa 6 n'uwa 7, Bibiliya iravuga ngo, aya magambo niyo akurikije ayo mu rwandiko rwanditswe na Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi, na Shetaribozenayi na bagenzi babo b'Abafarisaki bari hakurya y'uruzi, bakarwoherereza umwami Dariyo. Abanzi bongera kwandikira umwami, bamwoherereza urwandiko rwanditswe rutya ngo, ku mwami Dariyo nimuhorane amahoro masa. Uru ni urundi rwandiko abanzi b'Abayuda banditse, maze barumwandikira mu buryo bwiza, ndetse barumwoherereza mu buryo budasanzwe. Muri Ezira igice cya 5 ku murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo, Nyagasani
umenye ko twagiye mu gihugu cy'Ubuyuda ku nzu y'Imana nkuru yubakwa n'amabuye manini kandi yomekwaho ibiti ku nsika zayo. Iyo myubakire irakomeza kujya imbere, irubakitse, bafite umwete. Nk'uko ubibona, igitekerezo cyari muri iyi baruwa kiravuga ngo ntabwo twagiye aho bubaka nk'abatasi, ntabwo turi abatasi, twari tugeze muri abaturanyi bacu b'Abayuda, nuko turahagarara gato turabatemberera. None ibi nibyo twasanze bari gukora. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Samirana, Samirana usemerera. Imana yacu icyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imana yacu icyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imana yacu icyubahiro. Reka dukomeze dusome muri Ezira igice cya 5 ku murongo wa 9 n'uwa 10. Ijambo ry'Imana riravuga ngo none twabajije abo bakuru tuti ninde wabaye itegeko ngo mwubake iyi nzu ngo mwuzuze n'iyi nkiki, kandi twabajije n'amazina yabo kugira ngo tuyakubwire kandi ngo twandike n'amazina y'abagabo babatwara. Abayuda ntibigeze bavuga amazina y'abahanuzi Hagayi na Zekariya. Muri Ezira igice cya 5 ku murongo wa 11 haravuga ngo nuko baradusubiza bati turabagaragu b'Imana nyir'ijuru n'isi kandi turubaka inzu yari yubatswe kera hashize imyaka myinshi, iyo umwami wa Isirayeli mukuru yubatse akayuzuza. Abayuda bavuze amateka y'ukuntu bafashwe bunyago. Ibyo bikaba byarabaye mu gihe kingana n'imyaka 70 yari ishize. Muri Ezira igice cya 5 ku murongo wa 12 na 13 Bibiliya iravuga ngo ariko hanyuma basogokuruza barakaje Imana nyir'ijuru ibagabiza Nebukadinezari umukarudaya umwami w'Ibabuloni, asenya iyi nzu ajyana abantu b'iminyago i Babuloni. Ariko mu mwaka wa mbere wa Kuro umwami w'Ibabuloni, uwo mwami yategetse itegeko y'uko iyi nzu y'Imana yubakwa. Abayuda berekanye neza ko umwami Kuro ari wabahaye itegeko ryo kubaka urusengero ndetse anabasubiza n'ibikoresho bakoreshaga mu rusengero. Muri Ezira igice cya 5 kuva ku murongo wa 14 kugera ku wa 15 haravuga ngo ndetse n'ibikoreshwa byo mu nzu y'Imana by'izahabu n'ifeza ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu akabijyana mu ngoro y'i Babuloni. Umwami Kuro abikura mu ngoro y'i Babuloni babiha umuntu witwa Sheshibasari, uwo yari yaragize igisonga cye. Aramubwira ati jyana ibi bintu ugenda ubishyire mu rusengero rw'i Yerusalemu, inzu y'Imana yubakwe mu kibanza cyayo. Ibaruwa Abayuda bandikiye Dariyo yashoje igaragaza iki cyifuzo gikurikira. Reka tugisome muri Ezira igice cya 5 ku murongo wa 17. Haravuga ngo nuko umwami nabyemera bashake mu nzu y'ububiko bw'umwami wa Babuloni barebe yuko bitameze nk'uko umwami Kuro yategetse itegeko ryo kubaka inzu y'Imana i Yerusalemu, maze umwami abidutegekereye uko ashaka. Abanzi ntibari bazi yuko itegeko riha uburenganzira Abayuda kubaka ryaturutse kwa Kuro, ahubwo batekerezaga ko Abayuda babeshya ko bahawe uburenganzira kugira ngo bakunde bubake. Nuko abanzi b'Abayuda basaba ko hashakishwa urwo ruhushya rwerekana koko ko Abayuda bahawe uburenganzira bwo kubaka. Abagabo bibwiraga yuko uru ruhushya rw'Abayuda hari imimbano rutabaho. Havutse ikibazo gikomeye kirebana n'umwanya Abayuda barimo ndetse n'uburyo ubwoko bw'Imana bagombaga kubaka urusengero. Umwanya n'uburyo bwo kubaka byari ibintu bibiri bisa naho bitandukanye gato. Kubyerekeranye n'umwanya, mu by'ukuri Abayuda bari mu mwanya Imana bashakamo wo kubaka. Imana yashakaga ko bongera kubaka igihugu cyabo.
bakagituramo. Uyu mwanya wo kubaka bari barawuhawe n'umwami w'abaperesi witwaga Kuro, wamenye neza ko ari Imana yamutegetse kureka abayuda bagasubira iwabo. Abayuda rero bari mu mwanya Imana yashakaga kubabamo, ariko rero uburyo bagombaga kubaka mu rusengero ntabwo bwari bwiza na gato, kuko bakomeje gucibwa intege n'abanzi babo cyane. Ibi rero byashoboraga gutuma abayuda barekeraho imirimo yose yo kubaka, kuko bari bamaze kunanirwa n'uburyo abanzi babo babacaga intege cyane. Nuko Imana ihagurutse abahanuzi ngo babatera intege. Kubigaragara, uyu munsi ubona ko abantu b'Imana bashaka kuvanga uburenganzira n'uburyo bakoramo umurimo w'Imana. Niba uri muri Kristo uyu munsi, uratekanye rwose. Umwanya urimo ni mwiza cyane. Ariko se, uri muri Kristo mu buhe buryo? Mbese ubwo ntiwaba uri uwera ucika intege? Mbese koko ntiwaba uri muri Kristo wishimikishije agakiza ke, ariko ukaba wumva wabivamo? Mbese urashaka kuva mu gakiza? Nshuti yanjye, niba ari ukuriho wiyumva, ndagira ngo ubwire ko uri mu mwanya mwiza, ariko uburyo uri muri uwo mwanya ni bubi cyane. Uko rero niko n'abayuda bari bameze, nk'uko tubisoma muri iki gitabo cya Ezira. Ariko noneho ikintu gishimishije cyane ni uko Imana iri kumwe n'abantu bayo, kandi ubushake bwayo buzakoreka nta kabuza. Tubona rero ko uruhushya rwo kubaka umwami Kuro yari yahaye abayuda rwaje kuboneka. Ibi byacecekesheje abanzi b'abayuda, basubiza amerwe mu isaho. Ndagira ngo noneho urebe ibyabaye. Turasoma muri Ezira igice cya 6 ku murongo wa 1. Bibiliya iravuga ngo, nuko umwami Dariyo ategeka yuko bashaka mu nzu ibikwamo ibitabo by'ibyabaye ahabikwaga ibintu by'igiciro i Babuloni. Bagiye mu nzu ibikwamo ibitabo bashakisha mu byo bita archive, cyangwa se ububiko bw'ibintu byakoreshejwe. Bene ibi bintu usanga kenshi byuzuyeho umukungugu. Muri Ezira igice cya 6 ku murongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo, babona umuzingo w'igitabo ahitwa Akimeta mu rugo rw'ibwami mu gihugu cy'Ubumedi. Uwo muzingo wari urwibutso, wanditswe mutya ngo, mu mwaka wa 1 wo ku ngoma y'umwami Kuro, umwami Kuro ategeka itegeko ry'iby'inzu y'Imana y'i Yerusalemu ngo yubakwe, ariho hantu batambira ibitambo, kandi imfatiro zayo bazishinge zihame, uburebure bwayo bw'igihagararo bube mikono 60 n'ubugari bwayo bube mikono 60. Nanone muri Ezira igice cya 6 ku murongo wa 5 haravuga ngo, kandi n'ibikoreshwa byo mu nzu y'Imana by'izahabu n'ifeza, ibyo Nebukadinezari yanyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, akabizana i Babuloni, babisubizeyo babijyane mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ikintu cyose gisubire mu cyimbo cyacyo, ubishyire mu nzu y'Imana. Ibintu byose byabikwaga muri iyi nzu batubwiye. Umwami Dariyo yasabye ko basohora ibyo bintu byose. Iyo umwanzi atarega abayuda, Dariyo ntiyari kumenya ko mugenzi we Kuro yasize yemereye abayuda ko bagomba gusubira iwabo bagasana urusengero n'umujyi wabo Yerusalemu. Mu by'ukuri abanzi b'abayuda bibwiye ko bashyizeho iherezo ku migambi y'abayuda, nyamara basanga ari bo ubwabo bishyize mu mutego. Ubu rero nibwo butumwa umwami Dariyo yoherereje Tatenayi. Reka tubusome muri Ezira igice cya 6 kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 7. Bibiliya iravuga ngo, none rero Tatenayi, wowe gisonga cyo hakurya y'uruzi, na Shetaribozenayi na bagenzi banyu b'abafarisaki bo hakurya y'uruzi, muhitarure, mureke umurimo w'iyo nzu y'Imana ukorwe. Igisonga cy'abayuda n'abakuru babo mubareke, abari bo bubaka iyo nzu y'Imana mu kibanza cyayo. Tatenayi yari igisonga cy'umwami, akaba yari afite umwanya udasanzwe mu bwami bwa Kuro. Yatekereje ko ashobora guhagarika umurimo w'ubwubatsi Yerusalemu. Igihe Dariyo yabonaga urwandiko Kuro yasize yanditse rwemerera abayuda kubaka, yasobanukiwe neza ko atagomba kugira icyo ahindura ku mategeko y'Abamedi n'Abaperesi. Nuko rero nawe agira ibyo yandikira abatware b'Abaperesi bari i Buyuda. Turasoma muri Ezira igice cya 6 ku murongo wa 8. Haravuga ngo, kandi ntegetse itegeko ry'ibyo kubakisha iyo nzu y'Imana. Mukwiriye gukorera abakuru b'abayuda, mwende ku bintu by'umwami n'ibyo musoro wabo hakurya y'uruzi. Mugire umwete cyane wo guha abo bagabo ibizatangwa, kugira ngo be kuzagira ikibabuza gukora. Dariyo yabwiye abatware be b'i Buyuda ngo, ntabwo mbasabye guhagaritsa ibikorwa by'ubwubatsi by'abayuda, ahubwo mugomba kubafasha kubaka. Mugomba gukusanya imisoro yo muri ako gace muherereyemo,
aho kugira ngo muwohereze hano mu Buperesi, uwo musoro muzawuha abayuda bariho bubaka urusengero. Haleluya! Nshuti yanjye, ngira ngo urabona ko Imana yakoresheje Dariyo kugira ngo ayubahishe. Muri Ezira igice cya 6 ku murongo wa 9 n'uwa 10, ijambo ry'Imana riravuga ngo, kandi nibyo bazakena nk'ibimasa n'amasekurume y'intama n'abana b'intama byo gutambaho ibitambo byoswa by'Imana nyir'ijuru, n'ingano n'umunyu na vino n'amavuta, ibyo abatambyi b'i Yerusalemu bazashaka bajye babihabwa uko bukeye ntibagasibe, kugira ngo bazajye batambira Imana nyir'ijuru ibitambo by'umubabwe uhumura neza, kandi basabira umwami n'abahungu be kurama. Mbega ukuntu uru rwandiko rwa Dariyo rwari rwiza! Ikindi nanone, Dariyo yanditse avuga ko azahana uwo ari we wese uzahangara guhagaritsa abayuda mu mirimo yabo yo kubaka urusengero. Muri Ezira igice cya 6 ku murongo wa 11 haravuga ngo, kandi nciye iteka umuntu wese uzahindura iri tegeko, bazakura inkingi mu nzu ye, bayishinge, bamuterure, bayimuhambireho, kandi inzu ye bayigira icyavu, bamuhoye ibyo. Kuri iyi ngingo niho ubona neza ko byaba byiza wise usoma igitabo cya Hagayi na Zekariya. Bari abahanuzi beza cyane, bombi bari mu cyiciro cy'abahanuzi bato, ariko bakoze ibintu bihambaye cyane. Muri Ezira igice cya 6 ku murongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo, nuko abakuru b'abayuda barubaka, babibashishwa no guhanura kwa Hagayi umuhanuzi na Zekariya mwene Ido, barayubaka iruzura nk'uko itegeko ry'Imana ya Isirayeli ryari riri, kandi no kubw'itegeko rya Kuro na Dariyo na Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi. Hagayi na Zekariya nibo bateye intege abayuda ngo bubake urusengero rw'Imana. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera Sambirana, sambirana, usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yacu icyubahiro. Muri Ezira igice cya 6 ku murongo wa 15 na 16, ijambo ry'Imana riravuga ngo, iyo nzu yuzura ku munsi wa 3 w'ukwezi kwa Adari, ko mu mwaka wa 6 wo ku ngoma y'umwami Dariyo, maze Abisirayeli n'abatambyi n'Abalewi n'abandi bavuye mu bunyage bagira umunsi w'ibirori wo gutaha iyo nzu y'Imana banezerewe. Ndagira ngo umenye neza ko muri uyu murongo batubwiye ngo Abisirayeli n'abandi bavuye mu bunyage. Aba ni bande bavugwa hano? Birumvikana ko abavugwa hano ari Abisirayeli bose, ntabwo ari abo mu muryango wa Yuda na Benyamini gusa. Aba Bisirayeli batubwira hano bakomoka mu miryango 10 ya Isirayeli. Nyamara uyu munsi uzumva bamwe bavuga ngo abo muri iyi miryango 10 ntibakiriho. Inshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko bakiriho, kandi kuri iyi nshuro tubona ko bari kumwe na bene wabo bo mu muryango wa Yuda na Benyamini, bagira ngo batangize ku mugaragaro umurimo wo mu rusengero rw'Imana banezerewe. Muri Ezira igice cya 6 ku murongo wa 17, Bibiliya iravuga ngo, ubwo batahaga iyo nzu y'Imana, batambye nk'ijana n'amasekurume y'intama 200 n'abana b'intama 400, kandi batambira Abisirayeli bose amasekurume y'ihene 12, uko umubare w'imiryango y'Abisirayeli wari uri, ari igitambo cyo gukuraho ibyaha. Mbese iki gitambo cyo gukuraho ibyaha
cyatambiwe nde? Igisubizo kiboneka muri uyu murongo twasomye. Iki gitambo cy'ibyaha cyatambiwe Abisirayeli bose. Mbese ni Abayuda n'Ababenyamini bagarutse mu gihugu gusa? Oya, hariho n'abandi Bisirayeli bagarutse bakomoka mu miryango 12 yose ya Isirayeli. Hariho kandi amasekurume 12 y'ihene angana n'imiryango 12 y'Abisirayeli. Ntukambwire rero ko imiryango 10 y'Abisirayeli batakiriho ngo ube wavuga wenda ko batataniye mu bwami bw'Abongereza abandi bakajya muri Amerika. Ibyo ntabwo ari ukuri. Ukuri kuribonekeza hano ko Abisirayeli bo mu miryango yose uko ari 12 batigeze babura cyangwa ngo bashireho. Nuvuga ko bose bashizeho batakiriho, uzaba ushatse kuvuga ko bose bapfiriye mu bunyage, ko n'ubundi bari hamwe bose igihe bavaga mu bunyagano bw'abanyamahanga. Gusa tuzakomeza kureba ukuri kw'ibi bintu no mu biganiro byacu biri imbere. Muri Ezira igice cya 6 kuva ku murongo wa 19 kugera ku wa 22, Bibiliya iravuga ngo, maze abavukiye mu bunyage baziriza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere, kuko abatambyi n'Abalewi bari biyereje hamwe bose bari baboneye. Nuko babikira umwana w'intama wa Pasika kubw'abavukiye mu bunyage bose no kubwa bene wabo nabo bwabo. Nuko Abisirayeli bari bagarutse bavuye mu bunyage, n'abantu bose bari bitandukanije n'ingeso mbi z'abapagani bo muri icyo gihugu, bagafatanya n'Abisirayeli ngo bashaka n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli, barasangira baziririza iminsi mikuru 7 y'imitsima idasembuwe, banezerewe kuko Uwiteka abanejeje kandi yahinduye umutima w'umwami wa Ashuri akabagarukira kandi akabatwerera amaboko yo gukora umurimo w'inzu y'Imana, ariyo Mana ya Isirayeli. Nyuma y'ibyumweru 5 urusengero rweguriwe Imana, Abisirayeli bizije Pasika. Pasika yavugaga urupfu rwa Kristo. Kristo niwe Pasika yacu watambwe. Iyo Abisirayeli babaga bateraniye hamwe kuri Pasika, byasobanuraga mu ijambo ry'Imana ko bateranijwe hamwe kubw'ubumuntu bw'Umwami Yesu Kristo. Uko niko n'uyu munsi duhurizwa hamwe mu materaniro dushima Imana ku bwa Kristo wemeye kuba umuntu kugira ngo abone uko aducungura. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko umuntu bwawe bwatumye tugira ubumwe bushingiye mu rupfu no kuzuka kwawe. Uyu munsi turi umuryango umwe kandi twitwa abana b'Imana. Ndasabira uyu muvandimwe wanteze amatwi ngo niba atarakwizera uyu munsi ntumucike, maze nawe ahinduka umwana w'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha nzakubwira uko irindi tsinda rya kabiri ry'Abisirayeli basubiye mu gihugu cyabo bayobowe na Ezira. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.